waneje amaniga winjira mu cyiciro cy'amaguci ubu nagushize mu cyiciro cy'amabeba atanga ipusi ubu yaminiye ntago umwima akaguru hirya kandi hino pisto yiwe ijya hagati waneje rubanda wigize ibintu ntanjye ntazi nakumenya uri made in Rwanda utaragera Kongo kugura iyo nzobe ngo ukunde ucuruze kuya ni coupe na miliyoni lipe niryo zino usigaye witwa wigize nk'indayishaje ugusabye ntago umwima gutanga amazi n'imisoko yayo inyogo wogamo niyo yanzonze we urukundo niki sinzi bibazizi underage nilompe niki no nagahinda n'amarira kuri buri umwe maniga ni Sempo wanyu King Music umunyabigwi oje. Yes sir umunyabigwi. Greetings ladies and gentlemen, welcome back on Sundown Show. Uyu munsi ngiye kuganira n'umuhanzi Sempo King, brother ufite track nshyashya. Mwakiri hano kuri channel ya Jarud Cares. Sempo, welcome brother. Waneje amaniga winjira mu cyiciro cy'amaguci ubu nagushize mu cyiciro cy'amabeba atanga ipusi ubu yaminiye ntago umwima akaguru hirya kandi hino pisto yiwe ijya hagati waneje rubanda wigize ibintu ntanjye ntazi nakumenya uri made in Rwanda utaragera Kongo kugura iyo nzobe ngo ukunde ucuruze kuya ni coupe na miliyoni lipe niryo zino usigaye witwa wigize nk'indayishaje ugusabye ntago umwima gutanga amazi n'imisoko yayo inyogo wogamo niyo yanzonze we urukundo niki sinzi bibazizi underage nilompe niki no nagahinda n'amarira kuri buri umwe maniga ni Sempo wanyu King Music umunyabigwi oje. Yes sir umunyabigwi. Man, you freestyle umbishemo verses ziri strong. Amenye kiri made in Rwanda bishatse kuvuga ngo yarakiri OG. Amenye goma ibintu bya color itari tukuza. Man, iyi boro iri tough. Ni hip hop hardcore kabisa. So urumwe ndakeka urumwe mu baraperi bake maze kwakira hano kuri YouTube. Hanyuma reka bitana nakubwira ko bijyanye n'uburyo nbishe ufite verses ziri strong, lyrics nyine zirimo poetry atari. Dufite channel yita Kivu Club Podcast, Kivu Club TV, tuzajya tunyuzamo ibiganiro tuzajya dukora muri Kivu Club Podcast. Ubu turi gukoresha ama soundtrack, ama beat amwe twamaze kuyakora muri True Sound kwa Phil Pause ndakeka kumuzi. Ni kuvuga ngo reka for the first time itana nakubwira ngo uzagira igihe cyo kugaruka muri Kivu Club Podcast mbashe kuguhereza ama beat twumva uburyo ugenda nailinga ndakeka ari boro bizabiryoshye tayari kabisa boro zo banzuzuranye umutwe nabaye umusazi kubera boro nyinshi ziri kabisa. None icyo gihe ngo none izo boro tuzisohore tuzereka abanyarwanda yaba abari mu Rwanda n'abashimira abantu bakomeza kuri ibiganiro tubategurira abari muri diaspora za Canada bahungu banje benshi bariyo za USA, Dubai, Qatar n'abari Kampala, Uganda. Man, mwese ibintu muba munkorera hano nakira umuhanzi mugashyiramo comment nabahereza link mukagerageza kumusura genda mbona feedback azuko subscriptions zigenda zizamuka ku banzi mbarakiye mujye mukomeza nyine mu bikorere umuziki nyarwanda mu bikorere Homeboys harimo na Sempo King. Rero nkubwira ko mu kiganiro nujya muri comment ukimara kubona iki kiganiro ujye muri comment uraza gusangamo link y'indirimbo Sempo King yaruka gushyira hanze yewe n'abantu bari buze guca kuri site yanjye WhatsApp ndibuze go linkingaho indirimbo ye nyamuneka muze kujyaho mukore subscribe munamuhereze comment za fresh zituma akomeza gukora kuko iyo umuhanzi ari gukora indirimbo abarimo kuzikorera abantu ntago bazikorera sibyo. Sempo, uyu munsi indirimbo nshyashya ufite tujye no kuganiraho ni yihe? Indirimbo nshyashya turi buganiro tunashaka twaganira ku iyo ngiyo umaze kubatamo akavoro man bayita karatanga. Idea yo gukora iyi ndirimbo numvise usa naho hari umuntu arimo kubwira kandi bisa naho hari ibintu wenda biri true story. Byaturutse he nyine kugira ngo ugere kuri level yo kuvangurika nandiki indirimbo kiremo izi lyrics? Njye bundi busanzwe ndo muhanzi uciriritse tuzi umuhanzi ari kugurwa. Iyi boro umuvandimwe waje aduha story avuga ati story yanjye ni niyi tamujya ati ikintu njye na supporting aho nkanjye kurikirwa n'abantu runaka uburyo yakumvikana talent na mugenzi wawe byarabayeho runaka akabyisangamo ku buryo yamenye n'uburyo azabyirinda. Namaye idezi ukuntu nyine iyo story yamubayeho kibyazamo umusaruro tukuramo indirimbo ku bwishu bwiwe audio na video inspect ni wabyishuye. Urumva ko muri make igikorwa cyari icye ariko idea nge wanditse nyine tukubitekerezo kiwe nkora uvuga ngo yaguhaye idea amaye nk'umuhanzi umuntu ufite impano ubishyira mu gihangano hanyuma indirimbo yasohoka aranayisupportinga. Katuvuge ngo shout out to you
aho uri hose ndakeka kuri buze kureba iki kiganiro ntabwo byabura cyangwa ubu yibereye Dubai muvandimwe yari the Bex hope ko arimo kugira ibihe byiza hariya tunamesera n'Imana ngo blessing hasoze ajya akomeza supporting n'abahanzi supporting talent muri rusange so twumvisha ko iyo ndirimbo ari igitekerezo cy'undi muntu yaguhaye ariko se wowe icyo gitekerezo cyari kimeze gute ko twumvisha ari nk'umuntu barimo gukatira ukuntu urumva ni umuvandimwe wanjye wa hafi tu yahuye abakobwa b'iyi minsi urabizi kariyeri yabo ubu ngubu ni ugukunda amafaranga bakayishyira imbere cyane barabashiki bacu usanga batamenya ko isaha n'isaha ubuzima ubayemo bwahinduka yari afite baby bakundana nta kibazo nyuma hazamo ibintu by'agatotsi kwa kundi umubebe agenda ahinduka amafaranga agenda yiyongera ugasanga agize ikofiriti y'umuhungu bakundana ahitamo kumuta rero yaje aransobanurira avuga ni boro rero ndikumva yavamo story ya danger ariko tuyanditse ku buryo irasanga abantu benshi nyine tu apana kuri wowe gusa usanga atari ibyo bintu ntabwo byarabaye ku muntu umwe abara ama experience yabaye ku bantu benshi kuko nubundi ndi kubona iyi boro man si wowe nyine ubyizide si wowe nyine bibayeho ariko tubinyuramo ariko kuba wozanye igitekerezo ndikubona cyabyara umusaruro reka tugikora benge gutyo tu so nukuvuga ngo indirimbo iri kuri YouTube yitwa Karatanga mugende mushaka indirimbo bita Karatanga kuri YouTube channel ya Simple King muze kumva iyo message kandi nuza gusanga ikugonga mugerageze muhinduke ariko se bro ubona ari ukubera iki twebwe abajama iyo tubonye amafaranga duhindurira ubuzima abakobwa turi kumwe nabo ariko abakobwa iyo bamaze kubona amafaranga kuki bumva ko bagomba guhindura aba boyfriend ngo ntabwo kiri level yanjye class yanjye ibikini biki ira ni career yabo bura tubangije kwanduranya ibintu bangije kwandura ya ni career yabo kuko buri twe dufite ubushobozi ko biza kose turabatsa man umukobwa turi kumwe nawe ugomba kumugaragariza ko y'amafaranga yabonetse yego ariko nyuma y'igihe gito runaka yabonye undi uri hejuru yawe cyagiye urabona nago iminsi hora ari ku cyumweru urahinduka tu cyagiye bitangiye kugabanyuka nimba hari igihumbi akabona atangiye kugera ku 900 atabona umuntu ufite igihumbi n'ijana avuga ati zira desa ziri guhomba zamuka yara ziri kuzamuka yara akabagufepse gutyo ubwo rero inama nagira abashiki bacu tu kumenya ko isa y'umuntu nago bari wayimenya mugiye muri kumwe isa n'isaba yagera ku rundi rwego rurenze no rwanda wamutayeho yes wenda dukomeje no kuri sije y'indirimbo turi gupremieringa hano hari umukobwa ukunze gukurikira ibiganiro byinshi nkora ni umusista nyine ukurikira ibintu nkora cyane ubifana ubisupportinga bitanabira ejo ndi nabonye yapostinze akantu kuri status WhatsApp aravuga ngo nubona umukobwa yagukunze uri umukene ngo muzamenye ko yagiye mu bapfumu akabaza future yawe uko imeze agasangiza imeze fresh akabera impamvu ngo muguma wapi hari abakobwa bafite imitima barahari bake tu abo ngabo nyine s'abanyagasana jya borohereza tu bagume uko bari bazahinduke bura bishoboka kuba akunda umuntu akamubonamo ikindi cyerekezo cyazaza cyiza tu akumva yagumana nawe ku bukene bwe ku bushobozi buke bakabusangira man ari nabyo byiza nyine tu tuba tugomba kubana na bagenzi bacu ko basibwo ngubu dadi wanjye aramutse afite ubushobozi ejo bundi bugashira nta mwangazi kandi ari wangejeje ahangaha ntabwo bishoboka ubwo bagomba kuzirikana rero urwo rukundo nyine ubundi niyo bita true love urukundo umubyeyi yagukunze nawe urukundo umuhungu mushaka kuzagira zaza nyine kure kuburyo namwe muzavamo ababyeyi mukagira abana so no kuvuga ngo ni akamesaje gato kuri bashiki bacu ntugakunda umujene ngo kubera ko afite amafaranga kuko ayo mafaranga ashobora gushira ushobora no kugenda ukurikira ayo mafaranga ukazarangira ugiriyemo ibintu bitari byiza muri relationship kubera ko wagiye ufite indi target itandukanye niyo umwereka Simple King wenda tugarutse ku muziki watangiye music byari kugeza uyu munsi turi gukora iki kiganiro music nayitangiye ndi muto tunyikunda byatari mbona bari ba Buba Star aramani yarabadaje numva kabisa nagera ku rwego rwabo ba debe nari bagikora zira ndirimbo za mayibera turinde umutwe ngutwe kabisa aho nkakura nkunda hip hop tu ariko nkumva taraturimbo n'utwadaje nkakunda umuziki bya dance n'amashuri nkaguma nkiga aho gusa nabonaga studio kwinjira mari n'ibintu bitanabaho ari ibintu bikaze byatari urumva gusa 2018 bwo natekereje kugera muri studio yamunkoramo indirimbo ya mbere mbona n'ababyeyi barabikunze boro yanjye
bitewe n'ubutumwa bwari burimo Mm. umubyeyi arambwira ati kabisa ibintu ni byiza gusa nuko mbona bisaba amafaranga kandi nta bushobozi twe dufite Mm. nkagusapotinga ngo ugere kure ariko Yeah. gusa nyine ubushobozi ufite Ujye natwe ukora ubwo ibijyanye dufite n'ubushobozi. turagufasha gusa Mm. kino gikorwa wakoze ni cyiza twakishimiye. Yeah. 2018 nsohora indirimbo imwe ni Young P wayinkoreye. Young P Beats. Yeah. Mm. N'umuniga wanjye ubu ngubu wibereye Uganda niwe wankoreye video bamwita RK. Mm. Shout out to him. Tugashira hanze. Mm. Gusa nyine ntabwo nakunze gukora umuziki cyane bitewe n'ubushobozi n'amashuri nakoraga nka track ebyiri mu mwaka ariko gusa ubu ngubu ndi kwizeza abafana banjye ko ubu ngubu Nyagasani hari ukuntu abigize neza nyine sinabasha kubura uko nakwigenza ngo mbahereze igikorwa kizima byibuze yogerageza mbakorere shows nk'uyu mwaka babone ko naje mu muziki biri donc abafana cyangwa se abantu bose bakunda ibihangano byawe n'ababikunze mu gihe cyashize n'abari bukubone hano bwa mbere for the first time bitege ko nyine ugiye gukora byataha. So hamwe nuko watangiye 2018 kugeza uyu munsi muri 2025 niho indirimbo zingahe wabashije gukora zigasohoka zikagera hanze? Indirimbo ziragira mu ndirimbo 8. Indirimbo 8 keka 6 zose zifite amashusho kandi meza ari ku rwego rwiza rushimishije. So wenda nanjye icyo nakubwira hano ariko nanabwira n'undi muntu wese uruze kureba iki kiganiro turimo gukora, niba ufite impano gerageza gukora ibishoboka mu bushobozi bwawe. Time izagera Imana izanemo noneho n'ubushobozi burenze kubwufite, sibyo? Ku muntu wese ibyo domaine yose waba urimo ntukibwe intege nuko wenda udafite ubushobozi bwuzuye. Urumva wowe kora iyo ukora abantu baba babibona. Urumva kandi iyo ukoze uyu mwaka hari ibyo wunguka. Hari umuboxer bita Mike Tyson aherutse gupostinga aravuga ngo congratulations niba waragerageje kugira ikintu ukora kigafailinga. Urumva ibaza ari guhereza congratulations umuntu wakoze agafailinga kuko yaravuze ngo most of the people don't even try. Urumva rero kuba ugerageza gukora nkuko wabivuze gufatanya umuziki n'amashuri n'ubushobozi bukeya nagari nabyoroshye. No mpamvu no muri iyo myaka turebye ijya kungana n'imyaka 8 cyangwa 10 ufite indirimbo wenda 6 cyangwa 8 bigaragara ko wagiye ugerageza byibuze mu mwaka ukagira ikintu ukora umwaka ntupfu busa. So n'abantu bari kureba iki kiganiro ibintu byose waba uteganya gukora witegereza ngo nzagikora ngaruko ngo nabonye miliyoni 10 ngo twagurishije mu rugo harabajene benshi usanga arizo projet bafite ngo nimbona amalare ngo nubwo nzatangira gukora business cyangwa se gukora ikintu runaka. We niba umining icyo kimumva kikurimo gerageza gukora nziko Imana izagufasha kubera ko uzaba wagerageje gukora ikagushyiriramo imigisha nyine bikoroha. Simple King urebye uburyo ubushobozi buguye mu muziki kucyumva wakomeza gukora kandi ubona feedback y'amafaranga yinjira adahwanye n'anasohoka? Ikituma numva nge nakomeza gukora umuziki ndawukunda ntago umuziki nawugiyemo by'agahararo. Cyo kinera courage kabone nubwo ntago icishana nabona mutu nka spreading amayange bitewe n'urukundo mukunda numva ko ari n'imano yanjye tu nubwo anytime nyine bitari byashya ngo bitangire bisa n'umugati ngo biri ku rwego ubwo nifuza ariko ubu ngubu nge nkunda umuziki byatari ku buryo ubushobozi bwose bwavamo kabone nubwo bwabura nzakomeza kuwukora tu. Wenda icyo nge nakwizeza nuko igihe kizagira ubushobozi bukaboneka. Ko tuza abahanzi benshi bagiye batangira umuziki nta mugati urimo ariko nkuko wagiye ubivuga kandi hano muri G-Town barimo nka ba Buba Star. Buba Star yiri indege inshuro 3 yagiye South Africa ajyanye na ministeri bariyo mwari n'umutegarugori yagiye muri Egypt. Nuvuga ngo yagiye mu bihugu byinshi. Abahanzi nka Desem ni itsinda rikomeye turababona bafite ubungu batangiye kwinjiza amafaranga bajya mu bitaramo bigiye bitandukanye barakora nyine ukabona ko amafaranga atangiye kuboneka. Nayo rero nagushishikariza nkubwira nyine ngutera courage mvuga nti ukubona n'abandi bagiye batangira nkayo babikunze igihe kikaza kugira bakabona umugati ba Young Grace bagiye bajya muri za Guma Guma inshuro nyinshi zitandukanye nawe nyine icyo gihe kizagera amafaranga atangira aboneke cyane ko ubu ngubu iyo wakoze ikintu cyiza ushobora no kugicuruza mu buryo buri automated online, sibyo? Ushobora gukora indirimbo ugafungura platforms za Apple Music za Spotify ukagerageza kuzipushinga no gushyiraho ibintu byinshi abantu barabyumva kandi babyumvise hari amafaranga yinjira, sibyo? Wenda ikindi kibazo numva nifuzaga kukubaza urebye milieu turimo ya Gisenyi music industry wayivuga gute? Wowe kuyibona ubibona gute? Music ya industry ya Gisenyi nabonye nkunda kuyivugaho cyane bitewe nuko njya mbona irimo amashamba ya danger.
irimo amashamba ibaze ko hari abantu baba batabizi ariko gerageza ubinyuremo nyine kuko mbikubajijeho taragise tujya ati industry ya Gisenyi iteye gutya. industry ya Gisenyi irimo abajene bakora freshman bafite na talent ariko batumva ko basupportinga mugenzi wabo bari ku rwego rumwe, baba batinya iki sinzi, kandi burya uwankunze nawe yagukunda agakomeza kandi akanankunda nawe akanagukunda, ariko ibyo ntabwo ajya biha agaciro. Usanga nimba abona nakoze track ndamuha link mubyeti ugashira stati tu nubwo utayireba washira stati abafana bawe arihitiramo nabona bora nzima ubwo bajye bankurikirana tu isa n'isaha ariko gusa ugasanga uramuha link akabitera hirya gusa nyine tu icyo nsaba abajama bose ndetse abantu bose society iri muri Gisenyi yumva yafasha industry y'umuziki bajye bagira urukundo bafashanye, bumve ko mugenzi wawe ukora ikintu runaka, umve ko gushyigikira mugenzi wawe we bitakuza amahirwe yawe nawe, niko bimeze kabisa. Wenda impamvu nari mbikubajije nuko nzi ko nanjye nzi ko ibyo bintu bibaho, nzi ko harimo ibintu by'amatimu makeya ariko usanga kabisa niba umwe ari muri iyi timu ndari muri indi adashobora gupushinga igikorwa cyawe. Ari nayo mpamvu tuba tukibaza se niba umuziki wa Gisenyi dukeneye gutera imbere bizashoboka gute kandi n'abawurimo ubwabo badafashanya ngo babashe gufashanya bapushingane hagati yabo. Urumva impamvu tuba twibaje nk'iki kibazo bari kugira ngo wenda niwumva iki kibazo nawe ukibaze urebe bavuga ati ariko se ntabwo byakemuka kweli tugashyira hamwe tukubaka industry gakora ko urebye nk'abahanzi bazanye izi njyana za trap mu Rwanda sibyo barabaniga bose muri ya gang ya Green Ferry kwa Nganji babushari, wabonye ko man nabaniga kubera urukundo ubwabo bagiriranye bagapushinga bagaterana courage bagakora byatumye byabo bizana breakthrough twese turabimenya. None ubu ngubu babaye fame bari kujya hanze gukora ibitaramo, baritabira ibitaramo bikomeye mu Rwanda, ama stage yose akomeye babasha kuyajyaho. Ni ukuvuga ngo natwe tugomba kwigira kuri new generation uburyo bagiye bakundana, urebye uburyo bawukama bagiye bapushingana na ba Kenny Soul kareba aba bahanzi bose baje za 2020 ba Juno Kizigenza, impamvu byagiye bifata cyane ibintu byabo bagiye bafatanya bagakorana ama featuring. Bone urugero none ahangaha ubashije gukorana na Joskid, abantu bari ku ruhande rwawe bahita bajoininga Joskid n'aba Joskid bagahita bakujoininga, urumva ugasanga platform zanyu zirazamutse kubera ko mwakoranye sibyo. Tunasaba abahanzi nyine batangiye batinyuke tubone ama collabs menshi muri Gisenyi, ntago bijya bihaba tubone collab abahanzi bakorane nyine industry ishyuhe sibyo. Dukomeje wenda ndacyakomeza kubaza hano muri G-Town cyane nk'ayo baraperi bari muri field yako nawe umuraperi ubona barimo gukora ibintu neza, uvuga ati tugize nk'icumi nk'aba cyangwa se n'abakomeza gukora kuri level bakanongera byatuma industry ikomeza kuzamuka. Nawe nyangora hip hop gusa man. Okay, uvanga style zose. Urumva rero nakwakiyemo na freestyle waduhaye umvaga ko ari hip hop kandi iri hardcore. Okay, noneho duhereze basi ishusho ngari y'abahanzi byibuze nka batanu ntundenze batanu. Estima batanu bwati aba bari gukora neza bakomeje gutya industry yakomeza nyine gushyuha no gukura. The same dakika aribo bagomba kuba bari ku mwanya wa mbere. N'abasaza nasanze mu kazi nabo bagikora nyine ntabwo bafite n'indirimbo cyashya bitakunda cyane man indirimbo ibyinitse muze kuri YouTube muyirebe. Dino ni wayibakoreye director wanje nanjye ni ujye umorera ishusho ibintu nk'ivyo ngivyo. Akaza Pacifica Magic naramwakiye hano twagiranye ikiganiro cyiza nawe abana babikora fresh. Akazamo umuvandimwe wanje wa hafi Gisoji guys akazamo Joskid akaza Philipos dakika buze batanu buze kandi koko nkuko bivuze abo baniga bose ayo mazina yavuze ugiye yashaka kuri YouTube waza kubona ko bafite indirimbo more especially Philipos afite indirimbo bita Bukayo Saka iri kuri Audiomack iri kuri YouTube mugende muyumve mu streaming nyine kugira ngo abashe kubona ko ibintu arimo gukora birimo kurebwa bimuhe n'imbaraga zo gukora n'ibindi birenze. Hari n'abandi bajene banje bakarite kabisa Twin Vibes nabo kabisa kumwimisi bari kari gold no bita Fawaz abajene arabakiriye hano man bafite indirimbo nziza bari kumwe no bita Ishmubaya man bakoze track ya Danger narayiplayinze kuri YouTube nako kuri stat nafashe link ndayipostinga abantu barabazimana iyi ndirimbo none video yayo quality ama location ubonaga ko ni indirimbo iri kuri standard kabisa kandi baranayipushinze bazi indirimbo igeze mu 10,000
turiko akorera boro mane zitari ku rwego rwa Rubavu nuko nyine ni ugukora ku rwego rw'igihugu n'ubundi ko ntabwo umuziki ugira imipaka umuziki uragenda nakubwira ngo nibi bintu dukora abantu bari kubirebera kure cyane hirya y'inyanja kabisa so mugende murebe indirimbo z'abahanzi nkuko Simple King abavuze mu streaming indirimbo zabo muna liking ama social media platforms bakoresha mukore ama subscribe kuri channel zabo ntacyo bitwara nta mafaranga menshi bigusaba donc nuko ufite just megabyte kandi ubundi urazibona ibyo n'ubundi urabikorera n'abandi bantu batazanabimenya batanakuzi ubikorera abavandimwe ubikorera aba homeboys ubikorera G-Town turebe ko wenda industry komeza kuzamuka sibyo hanyuma Simple urebye ubu ngubu ukuntu umuziki usigaye ucuruza ugasanga umuhanzi wo mu Rwanda ashobora gusinya contrat ya miliyoni 50 umuhanzi wo mu Rwanda bari gukora ibitaramo bikomeye za Canada zahe ubona hari ikizere ko bizajya no kuri level bikava wenda ku bantu bari gukorera muri Kigali bikajya no ku bahanzi bari gukorera no mu mijyi itandukanye y'u Rwanda ikizere cyo kirahari man ikizere kirahari mu gihe ibintu byawe Imana yabishizeho umugisha ewana ntago bifite umupaka waho byagarukira ubona ba elements abanyarwanda se bajya mu bitaramo byateguriwe muri Amerika cyane Canada no muri East Africa za Uganda basigaye bajyayo ahantu hose man nta mupaka isi ni yacu isi ni y'abajene kure cyane tu nyuma urebye nk'abantu duturanye n'umujyi wa Kongo umujyi wa Goma no umujyi uri hot bafite umuhanzi bita Balgos ufite indirimbo ivuga ngo niko napambana ibibora nk'ibyo ngibyo wabonye uburyo iri guhitenga mu Rwanda ubona avantage dufite ko duturanye n'umujyi nka Goma tuwe na miliyoni 4 tuyikoresha uko bikwiye why not abahanzi b'igisenyi batajya guficaringa n'abakongomani kugira ngo mufate namwe iyo public yo muri Kongo umva abahanzi b'igisenyi tugomba gutinyuka gutinyuka ko urango ubu ngubu nanye dufite projet turi gupanga n'abahungu banje bigoma afite n'indirimbo za Danger umwe yitwa KG Lamont undi yitwa Joskip urumva abahanzi nabo bameze fresh bafite ibihangano bya Danger urumva ko abo ngabo nyine bibonye babiri bazaguza n'abandi tugomba kubaka connection tugomba gutinyuka man hano mu gihugu cy'abaturanyi harimo apeti bazi umuziki ba Danger ngo babone nabo bawukorera ngo kujya turana abayobora tukabazanira abaproducer bacu kabisa bazi gukora iboro bya Danger bazana ayo mafaranga yinjira hano hanyuma banasubizeyo ayo mazina y'abantu bakoranye hano amenyekane muri Kongo n'ubundi twe abanyagisenyi n'abakongomani hani Goma turi bamwe rwose usigabana abakomedie kuri TikTok bahani Goma basigaye bafite fame hani Gisenyi sigaye banaza no gushutinga hano hose turi gukorera hano hanze mu kibaya birirwa bashutinga rwose bakora ama content niyo mpamvu mvuga ngo nk'abahanzi bumvireho impamvu nari nkubajije no kujya mu n'abandi bahanzi wenda babitekerezo b'Gisenyi twabonye Joskid ajya gukorera ama podcast hano muri Ville de Goma ni ukuvuga ngo ibi bintu tubikoze byadufasha kugira fan base nini cyane bikorohereza n'ibintu byacu kuba byagira kure so Simple King wenda tuvuze kuri icyo kintu cyo gukoresha imbuga nkoranyambaga ni nk'izihe platforms zo gukoresha ama social media platform platform zose bamahagaze kabisa amazina ukoresha aho kugira ngo amazina nkoresha ni Simple King Munyabigwi hose kuri Instagram TikTok na Snap ni Simple King Munyabigwi nyaboneka niba uri kuca kuri imihanda za social media uze kwanyarukira nuhabona umuhe ama subscription mu following ulikinge n'ibikorwa byo umuhe n'ibitekerezo bijyanye n'ibyo uko nari gukora ibyo yahushyiramo imbaraga ibyo akora n'abiyakosora gutyo kugira ngo abashe kwigira kuri izo nama zawe hanyuma arushaho gukora ibintu byiza Simple urebye wowe umaze kugira amahirwe yo gukora indirimbo hafi 8 ni nk'iye nama wahereza umujene uri buze kureba iki kiganiro ariko afite talent ataragifite ikibazo cy'ubushobozi ni iki yakora kugira ngo nabashe basi kugaragaza bwa rimwe icyo ashoboye kubijyanye n'ubushobozi mba bidakunda man hari aba producer man wegera yakumva atarufite akaguha support ntakajya yitinya ku bushobozi bwose afite agomba kwegera n'abajene nkatwe tukamuyobora yakegera ku mu producer yabazi akamusobanurira man aba producer bacu baradufasha nago natwe twishoboye kubyo zira boro zose amafaranga man mu producer kina bagukoreye abari cya Danger kubyo aguciye amafaranga utayabona aguciye amafaranga nago yabona bari ni support abaduha anytime bimaze gukunda nyine n'ubundi nawe ugomba kumwibuka ariko nako biri kwinjiza none akaguca amafaranga nawe bitewe none naho ugeze bakajye bitinya nyine tu bakajye bitinya yumva ko byakunda bikanakunda mana agasohora boro ye
ejo tukanakorana mana akoze ball imwe tu 4 yeah. So ni ukuvuga ngo niba uri kureba iki kiganiro nawe wumva ufite talent ariko ukavuga ati nta bushobozi na buke bwo kujya muri studio nkuko Simple King abivuze, ca kuri social media platforms wumvisha amazina akoresha, umwandikira umbwira ati bro mfite talent iyi, ubashe no kwirecordinga na phone, umuhereze freestyle, niyumva koko ubasha mu njyana runaka, why not yaguhamagara kugira ati uze dukore studio session, mukajya ku producer kuko urumva bamaze gukira connection, mukaba mwakora bikaba byagufasha. So niba ufite impano tinyuka nyine bikore nkuko Simple King abivuze, ndakeka hari icyo byagufasha. Simple, wenda ndabona amasaha arimo kugenda dusiga, yeah. Ndumva wenda hari nka message ufite wagenera nk'abafana bawe muri rusange n'abakunzi b'umuziki, hanyuma tukagana ku musozo. Message nagenera abafana banjye muri rusange no gukomeza kudusupportinga mani, batarebye hirya no hino, musupporting umuntu wese ukora umuziki mana ukunde awukunde, no tujye tugenda hari buri wese akore ball ya danje ari guhangana na mugenzi wiwe, ari kuvuga ati runaka akoze ball ya danje, yeah. Hazemo competition, yeah. Aho ngaho nubwo bizakunda n'umuziki ukabaryohana, n'abakunzi b'umuziki muri rusange bikabaryohana fresh, yeah. Ntukajye wumva ngo runaka ngo kuba dufitanye beef na runaka ngo ntabwo nakumva ibintu byiwe, cyangwa ngo ntabwo nabishyigikira, yeah. Cyangwa ngo ntabwo wabishigikira. Okay, sura ibihangano byiwe numva bikunyuze man, sigusizeho n'agatekerezo uvuga ati umuhungu wanjye komereza aho ngaho, cyangwa iki man, ibintu bikomeze bushinge tu bigende bizamuka. Ndumva wenda twagana ku musozo, ariko inama Simple King abahaye nk'abafana nk'abakunzi b'umuziki, wowe wireba ngo uyu aturuka hano cyangwa se afitanye ikibazo na mugenzi wanjye, wowe umva ibyo umuntu akora niba bikwiye ubisupportinge, nabwo umuziki uzatera imbere muri rusange. No, mu gihe turi kugana ku musozo, reka nsabe Simple King yambwiye ko akora injyana nyinshi, atunyurizemo kandi kaboro kamwe, hanyuma tumurekure agena mu zindi gahunda. Basibundi mbere yuko banyuza kandi kaboro kamwe, ubwo nkubajije indirimbo watura umukobwa mukundana cyangwa umu ex wawe, wayibona mu ndirimbo ziri hano hanze? Indirimbo natura umu ex wawe kandi ukanayitora n'umukunzi wawe muri kumwe ko kanya, icyarimwe bombi bakayumva kandi buri wese akumvamo message yiwe. Sha bro, indirimbo zose zinza mu mutwe zimwe zirakatira, ubwo wenda nahita avuga nk'indirimbo ndakwanga ya Bruce Melody, cyangwa se nyine iri gukatira, cyangwa se nkavuga Veronica ya Baba, urumva nayo irakatira. Rero sinzi ko ari indirimbo nabona yafata muri izo side zombi. Iyo niyo ndirimbo bagomba gutegereza rero ngiye kubashirira hanze. Sure, izasohoka ryari bro? Iyo ndirimbo mbizeje ko ewana dusoje kwibuka, yego indirimbo bagomba kubajugunyira hanze. Nuvuga ngo izinjirana na Sama mu kwa gatanu. Ni vuba indirimbo umu ex wawe uzamutura n'umukunzi wawe akayimutura, bose bakayumvira hamwe. Yeah bro, baro numva bizabirenze. Anyway, reka ngiye ngisabira ko iyo ndirimbo nisohoka uzagaruka hano tukayiganiraho, tukanayipushinga kugira ngo igere ku bantu. Hanyuma ndakeka ko nta muntu, kuko mu bantu bareba ibiganiro byanjye hano abenshi usanga algorithm yo zinyereka zinyika ko hagati y'imyaka 18 na 35, 90% nibo bantu bareba ibiganiro byanjye, kandi urumva abantu bari muri iyo myaka byanze bikunze umuntu aba afite umu ex, afite n'umu girlfriend cyangwa umu boyfriend, bibora nk'ibyo ngibyo. Iyo bora ngiye kubakubita rero. Bro, reka tuyitegereze. Ikindi wenda mu gusoza kanongere ngusabe uzigomwe ubashe kuza muri Kivu Club TV muri podcast, tubashe kuba twakora bora turebe uburyo byagenda, uko zira lyrics twahereho za Nebwo bira freestyle. Ubutumire bwanyu turi tayari kubahereza ibyo nibyo byacu n'ubundi. No kuvuga ngo n'abantu babyumve, Kivu Club TV ni social media plan, nako ni YouTube channel izajya izamo abahanzi cyane, wenda on the other side kabirimo n'ama debate. Mumenyereye ama podcast wenda nka Uptrend podcast, kuriya mubona biba byubatse niko tugiye kuzajya tubikora, kandi social media ni platform nayo ifite abantu 17,000 kandi niyo nafunguye, imaze imyaka 2 turi gukorera ya Jared Kells, ariko Kivu Club TV imazeyo umwaka umwe n'amezi 3. Ariko urumva yagize abantu benshi bayikurikira, niyo mpamvu tugiye no gutangira gukora ibintu ko ibikoresho twari dukeneye, ama microphone, ama mixer, ibiboro nk'ibyo ngibyo byinshi bimaze kuboneka. Ndakeka ko turi kwiraninga igeze nko kuri 90%. Iyi ndirimbo ya Simple King ndakeka izajya hanze twaramaze gukora ikiganiro cya mbere. Simple, gira abantu hereza shout out, nabonye ufite abafana benshi bagiye bapostinga flyer uvuga ko uze mu kiganiro, hereza peace abajene bawe hanyuma dusoze. Peace ku banyabigwi mwese abo muri cyane man. Yes sir.
umva ewana ndabashimira support mwa mwatanze. Mm. Captain P nawe aho uri hose ubizirikana Yeah. imana muzirikana producer wanjye ku Captain mutima producer. Urumva? Mm. Kina beat nawe nabonye ibintu babikoze nk'umusaza Yes sir. bajene banje ni benshi from Dubai Mm. bamwita Mbappe n'umufana Mbappe. umufana wa Mbappe cyane Yeah. ewana shout up Mm. ni benshi cyane na sister wanje sister Mhm. wanje kuva Kenya ubu ngubu yabikurikiranye Yes sir. na fame yanjye man ni benshi cyane Umuryango mugari boss wadanje abanyabigwi n'abahungu banje b'abakongomani Yeah. Bana Goma. abana b'abahungu just keep Yes sir. KG Lamont all up Yeah, wazabanzaniye abaniga ba muri Kongo se tukagira utuntu twikorera. nzabakuzana afite na ball za dance man. Yeah, uzabazana man baze tuganire turebe uburyo twabereka abantu bari hano mu Rwanda bari kuri platform kandi bitume natwe platform yacu igira no muri Kongo babone ko tutari locale tuba twambutse n'imipaka. Yeah, so we sign out. Uyu munsi nari nakiye umuhanzi Simple King ni nayo mazina akoresha ku ma social media platforms yose no kuri YouTube mu gihe nyamuneka mu following umwereka urukundo. We sign out. Be blessed.